ahubwo narinje i Kigali bwa mbere nari naniwe cyane kandi nshonje. Icyo gihe bwari bwanyiriyeho kuko bwari bwije cyane, nabuze resitora nafatamo ibyo kurya. Nigiye inama yo kujya mu kabari kari kari aho hafi kuko nari nzi neza ko umuntu ataburamo ibyo kurya. Bwari ubwa mbere nari ninjiye mu kabari mu buzima bwanjye, kuko nari nicaye ntegereje ko banyakira. Narebye uruhande rwanjye mbona hari umusore wakomeje kunyitegereza cyane. Nagiye gukanguka nisanga ahantu ntazi, nsanga abasore benshi bari baraye aho bamfata ku ngufu, batwara ibintu byose nari mfite harimo n'amafaranga. Ntangira kubaho nk'uwapfuye. Numva sinkwiye kuzongera guhuza amaso n'uwari umukunzi wanjye icyo gihe, ndetse numva sinzongera kubona imbaraga zatuma mpuza amaso na murumuna wanjye. Narihebye ku buryo natekereje kwiyahura inshuro nyinshi. Nahereye icyo gihe nangara hano muri Kigali, kugeza n'ubu ndacyari umutwaro ku bantu bose. Nuko Kigali nyibayemo nyine nk'indaya, atari uko mbikunze, ari ukubera ubuzima bubi natewe n'abagome.
Alo? Alo? Tede bite? Ni byiza. Nase nagura kuko ngo uzutwariye. Sha urebye nyine n'undi nasaga nk'uhugutse nta kibazo. Ahubwo se ameze gute? Ameze neza, yaramaze kurya. Ndabona asa nk'ufite ibitotsi ushaka kwamurika. Ntacyo mubaze muganirize niwumva ashaka gutaha cyane nta kibazo muzane. Sawa ubwo ndahita nangira ngo muhamagare mubaze. Sawa. Yego sawa. Ni byiza sheri. Meze neza. Ase sheri nta nubwo ubu nankumbuye kuko wanyanze. Aha. Si kuko nta nubwo ujya wicara ngo wumve urankumbuye we. Ikibazo ndahari subize ko wowe ntabwo nakuburira umwanya urabizi. Banguke sho nta kibazo. Oui, umva Teddy. Iya ni niba gisinziriye mwihore ntumukangure. Mwihore uzamuzana ejo. Nakomeza anakubwira ko ashaka kuza kureba mami. Mubwire yuko rwose mami yasinziriye azamubona ejo. Sawa ubwo ndahita nangira ngo muhamagare mubaze. Sawa sawa. biciwe ntacyo uzimarira asohokera mu nzu aho kugira vuba vuba ziravuga amafaranga ndavuze ngo wakirayo nta naho byakugeza umukobwa mwiza nkaho umeze gutyo ukora ibintu bivemo rwose. Yo baby ufite umuntu muri kumwe se today mu approaching this night.
komeza utsindire bano badayimoni mu izina rya Yesu ubashirire kure Mana ubashire kure y'ubuzima bwanjye ubashire kure y'inzu yanjye Mana mu izina rya Yesu Musa ni wowe? Sta. Seko. Sedani, kusho kumfungura n'amafoke byagenze bite? Ngo ruri kurya? Focus. Yine bone nego narishoje nyine. Afite na ka Bibiliya nyine ndi kwisengera tu. Kabisa. Meze bite se wowe ku buje utanampamagaye nk'ibikapu meze bite? Okay, banza wicare urambwira. Mirere. Aiwa. Dani uze guteka. Ibiryo biryoshye kabisa. Ako ni ibisanzwe. Se ntuzi ko nabyigiye se. Ariko rero Musa wikwiraza Nyanza. We takubajije ikibazo ntago wasubije. Wambajije iki se? Musa cyureka ibyo ngibyo. Se ikibazo nkubajije winjirana aka kanyura kibajye. Hite byawe kugenda n'ibikapu ninjoro. Dani, ubuzima bwanze pe. Ubuzima bwancanze. Bro, ubu tuvugana Randi Road yandaburije isafuriya akamatora buri kimwe nagiye ncumbikisha ku muturanyi. Man, ubuzima bwanze ubusimfite ahomba bro. Byancanze kabisa. Man, niyo mpamvu nje hano ncumbikire kuko urabizi ni wowe nshuti ngira. Ese kubera icyo ari ngewe uje iwanjye. Dani, turetse ko turi inshuti no kubijyanye n'imitungo umeze neza. Ufite inzu nini, ifite ibyumba byinshi. Man, ntabwo wabura ahantu ucumbikira nkaba ndara mu gihe ndi gushaka akazi. Ikindi kandi uri n'inshuti yanjye. Bro, ni wowe nyine muri aka kanya. Musa urabizi kugufasha ntabwo nabyanga pe. Ariko ntabwo nge nawe twabana. Impamvu mvuze ibingibi urayizi. Brother, narahindutse man. Narahindutse pe. Wumve ko ya matabi ntayo nkinywa narakatiye byose. Kuko n'inzoga ubusingizi ngo kubera ubukene. Umva ko ari ubukene nyine. Ariko uracyazinywa. Uko wazibuze. Dani, inzoga zo wenda nywa gake. Ariko ibintu by'amatabi narakatiye pe. Narakatiye kandi nyizera ubyumve. Ikindi kandi ntabwo naza muri uru rugo kugusaba ubufasha. Nyikora ibyo wanga. Bro, byizere narahindutse. Okay. Byizere umfashe rwose. Musa ngiye kuguha amahirwe. Ariko ndaguha iminsi mike yo kugutestinga. Ibi bintu mbwiye nona nibihinduka nawe urabyumva kizakurikira. Humura nyizera. Ahubwo reka nanduru twombo. Oya byihorere nta kibazo ahubwo. Bino nkwereke icyumba cyacu.
Jerayo, akira kariko kica Guffer. Twari tunywa inzoga nyinshi nijoro ntazi nakongeraho. Wirwarize nta kibazo. Gose nawe umuntu w'umugabo ndusha kunywa koko. Ngiye kujya mu rugo. Rukubyumva ngiye gusanga umuryango wanjye. Ntabwo ntushobora kubasanga nasinze kandi bizi ko ntanaharaye byaba ari ikibazo kinini cyane. Niwe rero budira byakijana. Ndagiye rero. Nindi sugiye gutyo gusa nandi mafaranga umma. Gusereye wajyureka gukabye. Amafaranga nayo ngo kuri telefone ntahagije koko. Wacyuma amahoro ko nanjye nyafite nta kugora. Kiri ko wirengagije ibyo twaraye tuvuganye byose. Ntabwo ari ukubyirengagiza. Ako ntabwo nari nahembwa. Kandi urabizi ko mfite amafaranga nyine ntabwo nipfuragura. Genda rwiza rero ubwo nguko. Alo. Teddy. Buhungu wanjye ameze ate? Ameze neza. Uva, ngiye kukoza amafaranga. Amafaranga menshi buhahira ibiryo byiza arye ahage. Buhari kimwe cyose yifuza. Aya ntago ndasinze. Nuko nyine narinsabye karaye nyine nta kindi. Kandi rero ibyo ntabwo bikureba. Ahubwo mbwira imbere yawe ngoherereza amafaranga. Nako yihorere ndayifite. Ngereka ibyo nkora byose mbikorera ubucuti dufitanye nta kindi. Shatedi, uri umwana mwiza, uramfasha nukuri rwose ndagushimira. Nzajya ngo nanjye gukorera buri kimwe. Sawa. Musa. Yo bro. Ase wazana ayo mata nk'inywera nkajya gusenga. Urabona nari gukererwa. Mugiye mutungo hariya. Umuntu ubyutse unyohereza amafaranga n'indi. Barayebeje? Byari byose ashobora kuba ari umuntu yayobeje tu. Kuko nge nta gahunda nari mfitanye n'umuntu ugomba kumpa amafaranga. Ubwo wabyukanye ikironda nyine man. Ubwo byabaye ariko njya nibaza. Ubu kuki nkanjye ikironda nk'icyo ngicyo atari ngiye kigwira koko. Ariko rero ndaje nyamusubije ko ashobora kuba yibeshye. Ko yamusubize akuzi ko nta byawe bro. Hakumusa ntukamere gutyo. Hase ndamutse nyagumanye naba nkoze icyaha. Ahubwo ndaje muhamagare mu kanya. Ngo muhamagare kudani noneho nawe. Manu uzi ko wabyibagiwe. Bro reka nkugire inama. Urumva we mwihoreye ntumuhamagare. Natakwihamagara umureke.
uyagumane. Ese ubundi harya ngo amazina akoresha ngo yitwa nde? Sina ndabona ibari ngo niyogere leya. Bani ndaza kuyamwa ariko ndayamwa mvuye gusenga. Sheri, bite? Umeze neza? Ariko shimana uko weka yewe. Sinagwara nkumbuye. Iya kutabwiye anti ngo amumagare tuvugane. Sheri nagwara nkumbuye. Nagwara nkumbuye. None se anti yaguhaye iki se ko muri sa neza? Namaye ko. Oya iya urambiye. Iki gikoma cyonyine? Gikoma. Oya umuyiki. Nawe. Amafaranga noresha se yaraye iki? Nayo nabonye babona bayobeje dore ko warumeze uko. Oya. Nayobeje gute? I don't know. Sheri. Umeze neza? Kabuye mu cyumba ndaje gusangayo tuganire sibyo? Kavugana na anti. Tete ngambwiza ukuri. Bimeze bite? Amafaranga ntayo wabonye? Wayobeje wari wasinze ntayo nabonye. Nawe. Reka ngana telefone. Ibintu ntabwo byumvikana. Amafaranga ngo iki? Yewe nakwihamagana ko ngiye kukweza amafaranga. Ndanayohereza. Naba nayobeje sera? Ntayo nabonye. Wakuriye abagiye ugabanya ubusinzi. Jesus Christ. Twayobye. Wari ubinsinjire se? Wagabanyije inzoga? I'm sorry. Bino munzu basi. Shana nesuko kuko umwana wese kuko Teddy usuko kuko barayansubiza mana yanje. Yusigaye muri hetabi. Chikazi ndiwe ko usigaye uyu baranyihaye kubeshya. Chikanga ndufitanye no gucamo. Oui, allo? Allo? Yego. Mwiriwe neza? Yego mwiriwe. Nimwe mwitwa Daniel. Yego ningewe ariko abenshi bakunze kunyita Dani. Yego. None se Dani? Karaga. Message yaturutse wanje wabonye? Message nayibonye. Sha nyine sinzi ukuntu nibeshye gatoya ni nkandi mibare nabi shiduka nayobeje amafaranga nyine pe sinzi ikintu uri bumfashe. Umura rwose amafaranga ndayagusubiza. Gusa nawe ubutaha jya ubanza ushishoze kuko hari igihe wenda uzayohereza ku wundi muntu yifitiye ibibazo nyine yagutwara. Mana yanjye. Oya ibi ntabwo bishoboka. Ni ukuri kuva nabona ubwo mbonye umuntu mwiza pe. Mana yanjye. Mva Dani ndagukunze nubwo nakuzi pe. Oya nta kibazo abantu baba bagomba gufashanya. Urumva ni ibibazo nawe wahuye nabyo. Gusa amafaranga ngiye kuyaguha ariko nawe uze kumpamagara umbwire ko wayabonye. Kuko nutabikora ubwo nanjye ndamenya ko ineza nakugiriye wowe wayitesheje agaciro. Nta kibazo ndaza kubikora.
ndabikora rwose kandi ukuri Dani Imana iguha umugisha. Okay, sawa sawa urakoze. Okay, thank you. Sawa.